Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe umubembe aza agana Yezu, apfukama imbere ye amwinginga agira ati, ubishatse wankiza. Yezu amugirira impuhwe, arambura ukuboko amukoraho, avuga ati, ndabishatse, kira. Ako kanya ibibembe bimuvaho arakira. Yezu aramwihanangiriza, amusezerera ako kanya, amubwira ati, uramenye, ntugire uwo ubibwira, ahubwo genda wiyereke umuherezabitambo kandi uture ibyo Mose yategetse abahumanuwe, maze bibabere icyemezo cy'uko wakize. Wariko ngo amare kugenda, atangira gutangaza no gukwiza hose iyo nkuru, bituma Yezu atagishoboye kwinjira mu mujyi ku mugaragaro, ahubwo yigomera ahantu hadatuwe, akaba ariho abantu bamusanga baturutse impande zose. Iyi ni Ivanjiri ntagatifu.